Shalom, 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 shalom. Igitondo cyiza cyane, igitondo cy'umugisha. Twongeye tunezererwa Imana ko yaturinze tukaba twongeye kubyuka amahoro. Ndakwakiriye cyane wowe tugiye kubana kuri Muhoza TV. Ni muri ya gahunda yacu ya Waramutse. Ese waramutse? Waramutse ute? Imana ishimwe cyane ko yakurinze, Imana ishimwe cyane ko yandinze. Ndashima Imana rero ko dukomeje kubana mu bihe bitandukanye. Buri gitondo tukaba tubana muri no gahunda ya Waramutse, Imana ibihererwe icyubahiro. Reka dusenge tuganire amagambo yayo, ubundi twite dusenga tuyereka umunsi wacu kugira ngo ari uyobora, ari yiganza. Mana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Duciye bugufi mbere y'amaso ye kuri uyu munsi wa gatanu. Turagushimira kubw'uyu mwanya utugeneye wo kumva ijambo ryawe Papa. Turakwinginze kugira ngo umanure imbaraga z'ijuru, tubashe twumva amagambo avuye mu kanwa kawe, twambara imbaraga zivuye mu bwami bwawe, kandi Kristo uduhe kugira ngo imitima yacu y'ubutaka bwiza iki gitondo kuri uyu munsi duhindurwe n'amagambo yawe, duhindurwe no kwera kwawe. Urakoze Mwami Yesu, amen. Mana ishimwe cyane, ndashima Imana cyane kubw'aka kanya tugeneye. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Luka ibice 17 umurongo wa 6. Ijambo riravuga ngo mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, ngo mwabwira uyu musozi ugashinguka ugatabwa mu nyanja. Amen. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ryitwa kwizera. Ese urizera? Niba twumvishije ijambo riratubwiye ngo mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, ngo mwabwira uyu musozi ngo shinguka. Nago tuganira n'imisozi, nago tugirana ibiganiro n'imisozi, turategeka, we command. Turategeka ngo wa musozi we shinguka. Ndagira nkubwire inshuti yanjye wowe ukurikiye Waramutse aka kanya, ikibazo kikugoye nago ukwiye kuganira nacyo, oya. Nago ukwiye kugirana ibiganiro nacyo, oya. Wahawe ubasha, wagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, wakibwira ngo shinguka ugatabwa mu nyanja. Ese ni ubukene? Ese ni ukwangwa? Ese ni ukutagirirwa icyizere? Ese ni ububata bw'icyaha runaka? Ndagira nkubwire ngo uyu munsi wikongera kuganira nacyo, nta mpamvu yo kugirana ibiganiro n'ikibazo cyawe, kuko ijambo ry'Imana ravuze ngo mwagira kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi, ngo mwabwira umusozi ngo shinguka ahangaha ugatabwa mu nyanja. Ndagira nkubwire ngo wagira kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi, wabwira ubukene ngo va mu buzima bwanjye. Wagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, wabwira icyangiro ngo va mu buzima bwanjye. Wagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, wabwira ikibazo kijyanye n'ububata bw'icyaha runaka kikuganjije mu buzima bwawe ngo va mu buzima bwanjye. Ese urizera? Niba wizera, you have to command. Nubwo twebwe abizera tuganira n'abadayimoni, oya, turayategeka ngo dayimoni muve mugende. Nago tugirana ibiganiro n'abadayimoni, nago tugirana ibiganiro n'ibibazo, nago tugirana ibiganiro n'ubukene, nago tugirana ibiganiro no gutsindwa mu ishuri. We command in the name of Jesus. Dutegeka mu izina rya Yesu. Ijambo ratubwiye ngo wagira kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi, ngo wabwiriye umusozi ngo shinguka ahangaha ugatabwa mu nyanja. Nago ritubwiye ngo wagira kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi, waganira n'uyu musozi ukawinginga ngo va ahangaha ujye mu nyanja. No, urawutegeka, you command. Reka uyu munsi ukubera umunsi wo gutegeka. Utegeka ubukene buve mu buzima bwawe, utegeka icyangiro kive mu buzima bwawe, utegeke ibibazo byawe. Urebe ikikugoye ugitegeke. Utegeke dayimoni ushaka kugusenyera urugo, umutegeke. Utegeke dayimoni utuma abana bawe badasenga, umutegeke. Utegeke dayimoni utuma umuryango wawe udakizwa, utegeke. Ntabwo bisaba kuganira nawe, oya. Ndagira nkubwire ngo nta mpamvu yo kugira ngo uzubwire Imana yawe ubunini bw'ikibazo ufite. No. Bwira ikibazo gitumbire. Tumbira uwo musozi uri imbere yawe, ubwire imbaraga y'Imana yawe. Ubwire ati ndagutegetse wabukenewe va mu buzima bwanjye. Ndagutegetse wabukenewe va mu buzima bwanjye. Ndagutegetse wabubata bw'icyaha runaka va mu buzima bwanjye. Ndagutegetse dayimoni w'ubwoko bwose. Uyu munsi uzirikanira ijambo dusomye muri Luka 17:6. Zamura kwizera kwawe, ubwire uwo musozi uri imbere yawe utabwe mu nyanja. Amen. Tugiye gusenga Imana. Hari imisozi iri mu buzima bwacu tugiye guta mu nyanja mu izina rya Yesu.
hari ibitekerezo bipfuye, hari ukutamenya Imana, tugiye guta mu nyanja. Reka dusenge. Mana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Jehova Jire, Jehova El Shaddai, Jehova Sabaoth. Uratubwiye ngo twabwira umusozi ugatabwa mu nyanja, twagira kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi. Fatanyije kwizera n'uyu muvandimwe papa, ndakwereka ikibazo kiri mu buzima bwiwe, ndakwereka ikibazo kimugoye uyu munsi, ndategeka mu izina rya Yesu ngo gitabwe mu nyanja, ndategeka mu izina rya Yesu ngo kive mu buzima bwiwe. Ndatura gukomera kw'Imana kuri we, ndatura umugisha kuri we, ndatura ubwiza kuri we, ndatura umunezero kuri we, ndatura amahoro kuri we, ndatura kukumenya birushijeho kuri we, Kristo w'i Nazareti. Urakoze Mwami Yesu, amen. Mana ishimwe cyane. Ndagira ngo ngire ngo ubaye utarakora subscribe kuri Muhoza TV, kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri gitondo muri gahunda ya Waramutse. Muhoza Olivier ndagukunda cyane, gusa Kristo w'i Nazareti wapfuye akazuka akakwitangira gukunda kurushaho. Ndakwifuriza umunsi muzima, ndakwifuriza ngo imisozi yari iri ku buzima bwawe itabwe mu nyanja, wakire kunezerwa kw'Imana. Uyu munsi ukubera umunsi udasanzwe, uzinjire muri weekend ufite amahoro ava kuri Kristo. Amen. Shalom shalom. Naho kuwa gatandatu. Amen.